ishuri ya Yesu aruhukiye mu gituza cye asinziriye mu rukundo rw'Imana araruhutse araruhutse. umukunzi w'umwami Yesu, impumuro nziza ya Kristo yamenyesheje abantu ibyo gukiranuka, asoje umurimo we araruhutse. Amaso yacu yaramubonye, amatwi yacu aramwumva, yahinduriye benshi ku gukiranuka, asoje urugendo arataha. Umugeni wa Kristo araruhutse, ishuri ya Yesu aruhukiye mu gituza cye asinziriye mu rukundo rw'Imana araruhutse araruhutse. ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana, n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma. araruhutse. Ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana, n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma. araruhutse. Orvera n'ibirimo byose byubatswe n'izahabu zirabagirana, mbe muri zo si zombi niyihuhisemo, mbese iyi si izashonga niyuzama urwo rurembo rwera n'ibirimo byose byubatswe n'izahabu zirabagirana, urwo rurembo rwera n'ibirimo byose byubatswe n'izahabu zirabagirana, musige ibyino mu isi bitazahoraho, niyegurire Yesu umwami w'ijuru. urwo rurembo rwera n'ibirimo byose byubatswe n'izahabu zirabagirana, urwo rurembo
ndabasuhuje. Duhuriye ahangaha kubw'igikorwa cyo gutabara umuvandimwe wacu Mushumba Pastor Emma. Icyatuzanye twese turabizi ko yagize ibyago mu ruhande rw'umubiri, ariko ngira ngo uko turi aha twese turi abana b'Imana, turabizera Kristo, tuzi neza ko ahangaha turi atari iwacu. Mu ruhande rw'umubiri turababaye, ariko mu ruhande rw'umwuka ntabwo dukwiye kubabara. Mu ruhande rw'umwuka ntabwo dukwiye kwiheba ngo twumve ko umwana wacu yatuvuyemo, ni koko mu ruhande rw'umubiri, ariko mu ruhande rw'umwuka turacyari kumwe nawe. Kubizera Kristo tuzi neza ko tuzongera kubonana nawe. Ndagira ngo mbasabe rero muri uyu mwanya tujemo gufata mwene data amaboko kumushyigikira, ntitube mu mwanya w'agahinda n'umubabaro n'amaganya menshi ngo tuganzwe n'umubiri, kuko ahangaha dutuye ntabwo ari iwacu. Ntimuganzwe n'umubiri, mwibuke ko baririmbyi barimo baturirimbira ngo urwo rurembo n'ibirimo byose byubatswe n'izahabu. Inzira nta yindi niyi, tugomba gukomera, dukomeze mwene data natwe ubwacu dukomeye. Muri kano kanya rero twinjiyemo dutangira kugira ngo twinjire mu gikorwa nyamukuru kituzanye, kugira ngo aha hantu turi kumwe n'abashumba batandukanye, turi kumwe n'abafamiliye, turi kumwe n'abakristo batandukanye b'ingeri zitandukanye bavuye hirya no hino. Ndagira ngo iki gikorwa tugitangire dusenga Imana, kugira ngo Imana idushoboze guhagarara muri uyu mwanya gukora iki gikorwa, Imana tuyishimira ndetse turongera kuyisaba, kuko aba bantu baje bose bakabasha kugera hano nta n'umwe wabigizemo uruhare, nta wakoresheje imbaraga ze, nta wakoresheje ubushobozi bwe. Reka rero twinginge umushumba Shopu Jitse atambuke yegera imbere aturagize Imana, kugira ngo twinjire mu gikorwa nyirizina cyatuzanye hano. Imana turagushima Uwiteka Imana nyiribihe, tugushimiye ko iminsi yacu yizi kurenza uko twe tuyizi. Tugushimiye kuri itariki ko wari ubizi ko tuzaba duhagaze aha hantu, ahubwo turagusaba kugira ngo uhagararane natwe mu itangira ndetse kugenda dutaha. Imbaraga zawe n'ubutware bwawe ari byo bigumya kuganza ahangaha. Dusengeye buri gahunda yose iri bukorerwa ahangaha, kugira ngo Uwiteka Imana umanure mwuka wawe wera adushyigikire kandi atwereke ibyo gukora, kandi aruhure imitima y'abantu twese turi aha tubabaye mu izina rya Yesu. Ngaho rero tugwaye karibu n'ikaze, izina ryawe nirishyirwe hejuru mu izina rya Yesu, amen. Dushimye Imana bwa byose ushobora maze kubagiza Imana. Reka twongere dusabe Pastor Emma. Umwana ntabwo byoroshye mu ruhande rw'umubiri, ariko reka tumusabe ahagarare mu ruhande rw'umwuka, mu ruhande akomejwe na Kristo wamuhamagaye kandi uba muri we, wemeye ko ibi byose bishika kandi bibaho. Ahagararemo, amukomeze, aze agire icyo atubwira muri uru rugendo tugenda. Hariho ubuhamya, hariho kutubwira icyo yumva kiri ku mutima we kuri uyu mwana mbere y'uko igikorwa gikomeza. Reka tumusabe yegere hano imbere agire icyo atubwira, agire icyo avuga, kugira ngo tube kubona uko duhamagara umushumba adufashe gukomeza igikorwa twaje. Murakoze. Imana ibaho ubwiza mbere ya byose, Imana y'amahoro, umugisha umuntu wese utanze akagera hano, Imana imuha umugisha. Ibyo navuga ntago ndi buze kuvuga byinshi cyane, ariko kimwe cyo turi hano kubw'uyu mwana
twaje ku isi akaza kongera ahita agenda yamuduhaye ni nayo yongeye iramwisubiza kandi byose biba mu mugambi wayo. Hanyuma rero uyu mwana ntabwo cy'amateka menshi kuko nta nubwo twagize amahirwe yo kumubona ari muzima, twamubonye yashizemo umwuka. hanyuma uburyo byagenzemo, mama we yari amutwise, twari dutegereje igihe cyo kuvuka kwiwe, ko kuvuka kwiwe ntabwo igihe cyari kigeze kuko yari yujuje amezi 7 n'ibyumweru 2. Rero ku cyumweru nibwo mama we yafashwe, abyuka mu gitondo yumva atameze neza mu nda. Jewe ndamubwira nti noneho niba wumva bikomeye cyane twabanza tukajya kwa muganga mbere yuko njya ku rusengero. Ambwira ati ndumva bitari cyane, hari kundya ariko akagera aho agatuza kandi nta kidasanzwe kirimo. Ariko ngarutse mvuye ku rusengero mbona n'ubundi biracyari kwa kundi ku cyumweru. Turagumya turategereza hamwe no gusenga Imana, ariko bigeze nko mu masaa 4 y'ijoro amubwira nti rero ntago twaryama kandi mu nda ariko kujya niba hakuriye umunsi wose akaba bitari gukemuka, byanze bikunze hari kitari kugenda neza. Rero nibwo twamujyanye kwa muganga kwa Nyirinkwaya muri iryo joro mu masaa 5, ngira ngo yabonanye na dogiteri mu masaa 7 z'ijoro. Mu masaa 7 z'ijoro nibwo dogita yakoze ibizami byose bisabwa, akora ekogarafi, ariko biza kugaragara yuko umutima w'umwana utagitera. Kubyumva ntabwo byari byoroshye, byari bigoye kuko hari ibintu ureba ukumva biragoye, ariko kimwe cyo ijambo rye riravuga ngo muri byose dushime. Ubwo icyari gisigaye, rumva mu yandi magambo umwana yapfiriye mu nda. Icyari gisigaye kwari ukurwana intambara ivuga ngo basi niba umwana yapfuye mama we biragenda gute. Nubwo uyu mwana yagiye, ariko ku ruhande rumwe turashima Imana kubw'uko mama we ni muzima. Yego aracyari kwa muganga, ariko ibimenyetso agaragaza nuko ari muzima, ari amahoro. Rero yabanye nawe bavuga bati tumubage tumukuremo, ariko bikagaragara yuko ibise biri kuza ashobora kuza kumubyara. Abana nawe kuva iryo joro, yamubyaye ejo saa 4. Urugendo rutari rworoshye, ariko umwana rero aravuka ejo saa 4. Kuri ayo mezi yiwe avukana 1 kilo n'amagarama 350. Ntabwo rero navuga byinshi bijyanye n'uyu mwana, ibijyanye nawe n'ibyo ngibyo. Ntabwo twagira ubuntu bwo kumubona ari muzima, twamubonye yitahiye, ariko byose bifitwe n'Imana mu mugambi wayo. Muri makeya turashima umwana rero. N'ubundi ko navuze nti imyenda twamukoresheje, twamwishakiye amazina, n'ubundi nawe
izina ryiwe yari Ndikumana Dirane. Imana rero ibaha umugisha, ndumva ibyo navuga ari ibyo ngibyo. Murakoze. Murakoze. Ngira ngo twumvishe ubuhamya, urumva umubyeyi cyangwa se umuryango havutse ibibazo, bararwaje, ariko burya byose bitungura twebwe, ntabwo bitungura Imana, kandi icyo yemeje nta mwana w'umuntu ugikura. Niyo mpamvu mbere y'uko habaho indi mihango uwo ari wo wose, tujya dusaba ngo haboneke utanga ubuhamya. Umuntu yavuga ngo ese bwari ubuhe mwana ko atavuze, ko ataganiriye, ariko urumva ko atubwiye inzira itari ngufiya cyane, ni inzira ndende aciyemo kugira ngo bigere kuri iyi saha. Imana ikomeze kumukomeza, kandi tuzi neza ko Imana yabyemeye, ifite impamvu irenze yacu, ifite impamvu irenze iye. Komeza kwihangana. Tugeze muri uyu mwanya rero wo kugira ngo dukore igikorwa cyatuzanye hano, turagira ngo dusabe Bishop Saturday Ntambara yegere hano atugezeho ijambo ry'Imana, kugira ngo atuyobore mu iki gikorwa. Mbere yo ko tuza kurutsa umubiri w'umwana, yegere imbere abanze atugezeho ijambo ry'Imana, anatuyobora muri icyo gikorwa kugira ngo kize kugenda neza. Nk'umushumba, nk'umutambyi, Imana yemeye ko duhagararana muri aka kanya, reka nawe tumwinginge atere intambwe yegera imbere hano. Imana imuhungishe. Haleluya. Jewe nitwa Apostle Ntambara Saturday Innocent. Turi hano kubwo guha agaciro uyu mubiri, ariko nanone tunubaha cyane ababishopu, abashumba bari hano batabaye umuryango wa Pastor Emma Ndikumana. Turagira ngo tubashimire, nubwo ahantu nk'aha abantu badakoma mu mashyi, ariko iyo ubonye abantu bagutabaye mu mwanya nk'uyu ntako bisa. Rero mbere y'uko ntangira gahunda zindi, ndagira ngo mbereke umuyobozi wa Bethel, ni Bishop David, yigira imbere, nawe yaje gutabara. Imana imuhe umugisha, ahagarariye amatorero arengane, ni umuyobozi mukuru wa Bethel. Wabyumvishije nanone aha ahita aziraho. Turi kumwe nanone na Bishop cyangwa Reverend uyoboye umuhango John, nawe avuye muri Blessing Miracle Church. Imana imuhe umugisha, aho yabyumviye yatabaye umubyeyi mugenzi we. Turi kumwe na Bishop Brigitte Mukanziga, yagize uruhare runini mu kuduhuza. Nimugoroba tujya kwa Mushumba, nawe ahagarariye umuryango w'ivugabutumwa mu Rwanda witwa Power of God. Turi kumwe na Pastor Peter, Imana imuhe umugisha. Turi kumwe n'umushumba hano, Pastor itorero rye yaritubwira, yakoze gutabara. Turi kumwe n'abandi ba bishopu, abashumba, ariko by'umwihariko tukaba turi n'abakristu bakorana umurimo na Pastor Emma. Mwakoze gutabara, kandi mwese Imana ibaha umugisha. Abashumba bari hano ntavuze mu mazina, mwese mutubabarire, ariko duhaye agaciro kanyu kuba muri hano. Noneho tunashimiye n'umuryango wa Pastor Emma, umuryango w'umudamu we, mwese Imana ibaha umugisha. Turi kumwe hano n'igitangazamakuru, umugabo w'inshuti magara na Pastor Emma, witwa Isezerano TV Evode. Imana iguha umugisha, n'abandi mwese muri hano. Hanyuma umuntu atangira kuba umuntu ukurikije Bibiliya uko ivuga. Bibiliya ivuga ko umuntu, ngo Imana yamenye umuntu ataraba no kubaho.
nanone umuntu agatangira kumenyekana nanone akiri mu nda ya nyina. Ngo Bibiliya iravuga ngo nakumenye ukiri mu nda ya mama wawe. Uyu rero impamvu mubona bamuhaye izina tukamuha agaciro ko kumushingura, abashumba bakaza, iki ni icyubahiro duhaye uyu mubiri, ni icyubahiro duhaye uyu muryango cyo kumushingura mu cyubahiro. Abashumba bakaza, imiryango yose ikaza. Kubera iki? Yitwaga umuntu Imana iramuzi. Niyo mpamvu mubona duhagaza. Basa Emma n'umudamu wawe utari hano turabihanganishije, kandi tunashimiye cyane abantu barimo gukomeza kumuba bugufi mu buryo bw'amafaranga. Ni ibintu byamugwiriye atari yiteguye. Yari yateguye imyenda yo kwambara y'umwana, yateguye ibyayi n'ibindi, ariko ibindi ntabwo yari yabiteguye. Ariko abantu barimo kumuba bugufi, mwese Imana ibaha umugisha, ndawubasabiye mbere y'uko igikorwa gitangira. Mu by'ukuri muri abantu beza. N'utaramwegera mu buryo bufatika bw'amafaranga namwegera. Umudamu aracyari ku bitaro. Pasa Emu yutuziranye imyaka myinshi, ariko ikintu muziho ni umuntu ukunda umuryango. Ariko jyewe umunsi umwe yaraje aranyegera arambwira ngo mushumba, nshimye Imana ko Imana impaye abana. Rero kuba abuze umwana ni icyuho gikomeye ku buzima bwe, ariko turamwihanganishije mu izina rya Yesu. Ndagira ngo rero nsabe Bishop David adusomere icyanditswe kimwe nzi cyane mu mutwe, ariko nagiraga ngo agisome. Kiri muri Yohana ubutumwa bwiza, igice cya mbere umurongo wa 12 cyangwa ahere kuri 11. Bishop ngwino hano unyegere. Yohana igice cya mbere, cyangwa nabishakisha mwizere ko ibyo ngiye kubabwira birimo muri Bibiliya hano. Igice cya mbere umurongo wa 11. Okay, aha hantu haravuga ngo yaje mu bye ariko abe ntibamwemera. Icyo kora bamwizeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo ntibabyawe n'amaraso, ntibabyawe n'ubushake bw'umubiri, ahubwo n'ababyawe n'Imana. Inshuti zanjye mwebwe abaraha, uyu mubiri ugiye kururuka ahano mu gitaka. Ni nako Bibiliya ivuga ngo umubiri wavuye mu gitaka ni naho uzasubira. Ariko ndagira ngo mbabwire, nubwo yego uyu mubiri ugiye kururuka hano mu gitaka, ndagira ngo mbabwire ngo hari ubundi buzima burenze ubu buzima ariho uyu mwana agiye. Haleluya. Ndagira ngo rero iyo turi hano ku irimbi, abantu bamwe niho tubabonera, bamwe ntibakunze kuboneka, ariko niwo mwanya wo kugira ngo umuntu yisuzume, avuge ngo jyewe Imana impamagaye umubiri wanjye ukajya mu gitaka, ese najya mu bwami bwo mu ijuru? Bibiliya avuga ngo umubiri wavuye mu gitaka ni namwo uzasubira. Haleluya. Ndabasabye rero mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera, utaragira amahirwe yo gutunganya inzira ye n'Imana ayitunganye. Utunganya inzira yawe n'Uwiteka. Hari umudamu umwe yari inshuti yanjye magara, nk'uko mubona ndi inshuti na Bishop Burujide. Uwo mudamu bamwitaga Bishop Kanyange cyangwa Pastor Kanyange Prayer Paris. Aho ntuye, ahari urusengero aho ndi, niho bugufi bamushinguye. Buri munsi nagendaga ndeba kumva ye, ariko ubu sinashobora no kureba imva ye, nta nubwo nzahiherere. Ni ukuvuga yarapfuye, nanjye nzapfa. Umubiri urahinduka. Abanyarwanda baravuga ngo utazi umwanzi wasiga umubiri. Yewe uko mumbona uku nigeze kugira ibiro bimeze biri munsi y'iby'uyu mugabo. Mfite ibiro bike, ariko ndagira ngo mbabwire umubiri uragenda umpinduka bigara. Imbaraga ziragenda zinshirana.
ningira amahirwe nzahinama gutya ngende n'agakoni, nintayagira nanjye muzanzana muri iri cyangwa mu njyani rya rusororo. Umubiri ntukagushuke ngo ukubuze gutekereza ku buzima bwawe bwa buri munsi, ngo ese Yesu agarutse nagenda. Ibintu rero bikuganisha ku kuba utasanga umwami wacu Yesu, ngo uha agaciro iby'isi, uha agaciro umubiri. Ibyo byose umunyarwanda yavuga ngo biragatsindwa n'Imana. Ndagira ngo rero muri aka kanya, mbere y'uko uyu mubiri wururuka, uyu mwana ashobora kuba impamvu Imana yamuhamagaye ni ukugira ngo umuntu umwe uraha we avuke ubwa kabiri, amenye Yesu nk'umwami n'umukiza, ibyaha yakoraga bigabanye, avuga ngo mwami Yesu umbabarire, amazina yanjye uyakure mu gitabo cyo gupfa no kurimbuka, uyandike mu gitabo cy'ubugingo buhoraho. Pasa dusoreze muri Yohana igice cya 14. Mu izina rya Yesu dukora uyu muhango, tureke gutinza hano abantu kuko barahagaze ntibicaye. Naho ubundi umbwiye kuvuga nkavuga Yesu, mbonye abantu navuga bugace kuko umwuga wanjye ni ukuvuga. None mbonye na platform yo kuba nabwiriza ubutumwa, kandi uwo mbwiriza arahari. Ariko noneho soma icyo cyanditswe 14 duhere ku murongo waho, nidushaka duhere ku wa mbere. Reka dusome Yohana, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 14 umurongo waho wa mbere. Umutwe w'amagambo aravuze ngo Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo. Umurongo wa mbere, ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Umurongo wa kabiri, mu rugo rwa data hariyo amazu menshi, iyo aba adahari mba mbibabwiye, kuko ngiye kubategurira ahanyu. Umurongo wa gatatu, kuko ubwo ngiye kubategurira ahanyu nzagaruka mbajyane iwanjye, ngaho ndi namwe muzabeyo. Haleluya. Ubu ni ubutumwa aho Yesu yavugaga twiringiza ubwami bwo mu ijuru. Aravuga ngo ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere data nanjye munyizere. Mu rugo kwa data hariyo amazu menshi, iyo biba bitahari mba mbabwiye. Ngo Tomasi aramubaza ngo twereke iyo nzira, arababwira ngo nige nzira n'ukuri n'ubugingo. Pasadieri ngire ngo wari inyuma sinakubona, ariko twazanye mu modoka mu bashumba nakiriye. Imana iguha umugisha kandi ikishijwe bugufi kukwakira ahantu nk'aha, kandi abakiriye mu izina rya Pastor Emma utashoboye kuvuga byinshi ariko yishimye kubwo kubabona. Nanone ababazwe n'umwana we ugiye. So nsoza rero ndagira ngo mbasabe mwese abari aha ngaha mwizere Yesu Kristo, nicyo nababwira. Ndagira ngo rero mushumba yanyemeye nk'umuntu ugiye gushingura umwana we mu izina ry'umuryango no mu izina ry'itorero rye, aranyemerera. Hanyuma ndagira ngo nsabe niba hari umushumba bakorana aze aduhagarare hano iruhande, hagira unzanira indabo. Pastor John, niba nta kindi gikorwa mbavuga mbere y'uko umubiri wururuka, mureke izina ryanyu rero mfatanyije n'uyu mushumba, nsaba ba basore baze dufatanye tubabwire icyanditswe kivuga, nubwo tutagiye kukibasomera. Uranyegera hano, twanze gukandagira uyu, nubwo uyu musore amukandagiye, ariko umubiri ni umubiri, ntazagira uwirata umubiri. Nabibabwiye ngo utazi umwanzi we asiga iki. Murabona uyu yari umuntu, ashobora kuba yari afite inda nk'iyi yanjye, afite iyi nzobe, aparitse n'imodoka, ariko murabona uyu musore ukuntu amukandagiye. Nge nitwararitse. Haleluya. Umuntu agira agaciro ahari, yihana, abwira Imana ngo babarire ibyaha byanjye byose. Rero mu rwego rwo kubaha uyu mubiri w'uyu mwana, uyu kadusenge. Mana ishobora byose, mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka wera, mu izina ry'abashumba bara, tuzi ko umwuka w'uyu mwana Mwami ubitswe ahantu mu bwami bwawe
aho abera bajya. Mwami, uyu mubiri wavuye mu gitaka ni namwe usubiye. Ni mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera, uyu mubiri uzahore wubahwa. Mu izina rya Data, amena. Abarokore, abizera, turagira ngo tubabwire ngo umubiri wavuye muki mubizirikane. Ni namwe ukoze iki? Mwebwe mwururutse mu cyubahiro. Areba ngo n'umwana muto ngo mupfe kugira cyubahiro. Haleluya. Ndagira ngo rero mbabwire amazina yanjye. Nitwa Apostle Ntambara Saturday nk'uko nabibabwiye. Ni umuyobozi w'umuryango Successful Christian Ministries. Nkaba ndi inshuti ya Pastor Emma. Umuhango bampaye gukora urashoje. Ndagira ngo bawururutsa nk'uko tubivuze. Indi mihango yose nyisigiye umuyobozi wayoboye gahunda. Hanyuma nasoza ndi bumusabe aze kutwakirira Bishop David adusengere dutaha ibindi bikorwa byose birangiye. Urashoza wenda babanza bagakora byose, rya jambo rikavugwa nyuma n'isengesho. Murakoze cyane. Murakoze. Komeza kugarura uhagaze ntacyo, dukomeze nibyo mushumba tuga amagambo meza kandi adufashije mu gikorwa gikomeye. Ariko reka nsabe abagize umuryango, ababyeyi b'umwana, ba nyirakuru, ba nyina wabo, ba se wabo se, babanze nabo banze batambuke bashyireho indabo mbere na mbere. Mutambuke mugende mubegere, mugende nabo bakora muri izo bagira. Sabe abashumba nabo begereho bakurikireho. Bishop Brigitte. Reka ze ifoto imurebe. Bafata ibyeri mwegere hino. Mwene data twabiguriye hatamenye umunsi nawe karibu abashumba. Ababyeyi hari nabo nakoze turi mu gikorwa twakomeje ntabwo duhagaze. Nyuma y'uko umushumba adufashije bakururutsa umubiri, mbere y'uko dukomeza igikorwa bariya bagira ibyo bakora bindi, reka nsabe umuryango wose burya ugira umuntu uhagarariye. Havuze se w'umwana turacyanamukeneye na nyuma yaho araza kuzagaruka nyuma, ariko reka nsabe umuntu waba umukuru w'umuryango Pastor Emma avukamo, cyangwa se uhagarariye umuryango abantu bose baturutsemo, basaza bakuru, yegera imbere agira icyo atubwira mbere y'uko dukomeza iki gikorwa. Karibu ndabona yahageze. Karibu. Bazwe Yesu. Hanyuma nk'uko abigishije babivuze, nk'uko n'umubyeyi w'umwana yabivuze ati nta mateka maremare n'umwana tumuvugaho kuko igihe cye cyabaye gito. Nanjye ndatera mu byabo kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo udacumuriye mu byo avuga cyangwa mu byo akora ngo umuntu nta cyaha afite. Nanjye mpamya ko uyu mwana nta bicumuro afite, yakiriwe mu bwami bw'Imana. Ubwo rero nta magambo menshi yo kuvuga. Icyo ngewe navuga nabashimira kubwo kutuba hafi mukaba mwadutabaye, cyane cyane
uriya Emmanuel kuko nawe ntabwo nturanye nawe, ariko binyeretse neza ko nawe abana n'abantu. Nari nzi ko wenda nisanga njyenyine, ariko binyeretse ko abana n'abantu. Ibi rero yagira ikibazo wenda hakaba ubwo umuntu afatwa n'ikiniga akarira, avuga ni urupfu tumazemo igihe kinini ariko ntitumenyera, kuko uyu mubiri twambaye ni umunyantege nkeya. Ntabwo bishoboka kwihangana umuntu wawe yagiye. Nta n'umuntu abantu bajya bahanga, niyo yakura akagira imyaka 120 apfa bakimushaka. Kubw'ibyo rero ndabasaba ngo dukomeze kwihanganishanya. Emma abuze umwana, ariko natwe tubuze umuryango. Abandi yari inshuti, yari muri sosiyete yacu, yari mu muryango wacu. Ni bya bindi nyine, ubwo turakomeza tubabarane, ariko dushyigikira tunaba hafi uriya mugabo wabuze umwana. Wigishije yabivuze neza, aravuga ati uyu rugendo rwe birakomeye, ntabwo birangiriye ahangaha, kuko yavugaga atanga n'urugero ko mama w'umwana we akiri kwa muganga. Nubwo yavuze ngo ameze neza ye, ariko hariya si ubu ahabereye. Kubw'iyo mpamvu icyo gikorwa cyangwa n'icyo gitekerezo uriya mupasiteri yagize ni cyiza. Bifite akanya rero bishobora kuba ntari bwongere guhabwa umwanya. Ndabashimiye, Imana ibahe umugisha. Murakoze. Umubyeyi akomeje umuryango kandi ashimiye inshuti zatabaye Pastor Emma, bisobanuye ngo abakristo, abaturanyi, abashumba, mwese muri aha, umubyeyi uhagarariye uyu muryango Pastor Emma avukamo wabuze umwana, barabashimiye. Rero muri uyu mwanya tugiye gusaba ba basore kugira ngo baze badufashe kugira ngo dukomeze igikorwa twaje gukora hano. Ndasaba kugira ngo barimo begera hafi, barimo bakora iby'imirimo yabo, nsabe abaririmbyi ndetse n'abandi bantu turi kumwe hano dufatanye duherekeze uyu mwana, tumuherekeze nk'umukristo, kuko yabaye umuntu uzwi n'Imana, ndetse amaso ya bamwe muri twe yabashije kumubona, abo umuntu agira izina. Ntabwo tugiye kumuherekeza rero dufite amaganya menshi n'agahinda. Natangiye mbabwira ngo ntituganzwe n'umubiri. Munyemerere tumuherekeze turamya Imana, duhimbaza Imana, tuvuga gukomera kw'Imana, kugira ngo abantu bari kudufasha uyu murimo barimo bakora ibyabo, natwe turimo duhimbaza Imana. Ndababwira ibindi bikurikiraho igihe nikigera. Bararirimbyi begere bugufi badufashe. Imana ibambere umugisha kandi mukomere. Uru rugendo turimo tugenda, inzira niyi, ntiyibaze ngo mbese mu rupfu tumazemo igihe. Iyi ni inzira y'abataha, kandi n'isi si iwacu. Abizera ko n'isi atari iwacu rero nimumfashe turirimbe duherekeza umwana wacu, tumuherekeze mu byishimo, tumuherekeze nk'abakristo. Imana y'amahoro niduhana umugisha n'abera bose. Muri iyi si naho tuzatinda, ahantu hatagerwa n'umuzi.
ijuru wabizera aho naho mu isi naho ijuru iwabo wabizera zimuka mu isi tugere bakomeza gushyiramo indirimbo zitandukanye zo kuramya Imana no guhimbaza Imana nta kibazo. iradutangaza hano wabimenye uko biri ariko icyo mbyino iby'Imana ishaka aribyo biriye gukora ariko icyo mbyino iby'Imana ishaka aribyo biriye gukora urugendo ntabwo nabimenya byose ariko nzi ko nzabimenya ni kuki turizwa n'ibyago birimo kanari byo mu nzira nzagere ijuru amahoro kandi yajyanywe n'imboga nanjye uko niko nzava mu isi ubw'ibyago byose bizaba bishize hariho guhimbaza Imana ubw'ibyago byose bizaba bishize hariho guhimbaza Imana tuzabibiruri turamya umukiza tuzamuririmbira twese Imana ikira mukamuri byose ubuntu ni namutugira Imana ikira mukamuri byose ubuntu ni namutugira
nihanganye kuzasobanukirwa byose ibyiringiro ifite ubugingo ifite umugabane ijuru ifite ibyiringiro ifite ubugingo ifite umugabane ijuru ifite ibyiringiro ifite ubugingo ifite kandi nihanganye kuzasobanukirwa byose ifite ibyiringiro ifite ubugingo ifite umugabane ijuru ifite ibyiringiro ifite ubugingo intambara igashira igihe gitumura bugacana reba mwana mbika umutwe wanjye uri mbaruravu rwa Yesu nkunda ijuru ntihazagera ibyaha nicyo gituma wuzuye amahoro ijuru ntihazagera ibyaha nicyo gituma wuzuye amahoro umubabaro n'uw'igihe gito ijoro naryo n'iry'igihe gito irira kenshi muri iyi si ndimo ariko nuko ntarabona Yesu azabaho igitondo gihoraho nibwo nazongera kuriruka azabaho igitondo gihoraho nibwo nazongera kuriruka igihe gito gifite umuruho igihe gito nzabana rukanye n'ibyago zabangumbatiwe mu maboko niko mu ijuru hataba umwijima habaye umucyo uhoraho iteka niko mu ijuru hataba umwijima habaye umucyo uhoraho yemwe nshuti niko mu ijuru hataba umwijima habaye umucyo uhoraho iteka rero ntacyo umubabaro umwaye kuko nza wibagirirwa kwa Yesu kuko ngifite kubabazwa mw'isi ijuru nta mubabaro Imana izahanagura amarira izavanaho umubabaro oh Imana we Imana izahanagura amarira
izavanaho umubabaro. Emwe bamama Imana izahanagura amarira, nshuti izavanaho umubabaro. Emwe bagabo Imana izahanagura amarira, izavanaho umubabaro. Mwihangane Imana izahanagura amarira, izavanaho umubabaro. Emwe muryango Imana izahanagura amarira, izavanaho umubabaro. Ewe torero Imana izahanagura amarira, izavanaho umubabaro. Mubivuge Imana izahanagura amarira, izavanaho umubabaro. Baririmbyi Imana izahanagura amarira, izavanaho umubabaro. Emwe abarira Imana izahanagura amarira, izavanaho umubabaro. Emwe abataka Imana izahanagura amarira, izavanaho umubabaro. Nshuti zanjye Imana izahanagura amarira, izavanaho umubabaro. Mukomere Imana izahanagura amarira, izavanaho umubabaro. Cyane umwanya wo kuramya Imana no guhimbaza Imana. Imana izahanagura amarira. Bene data, ntiheranwa n'agahinda, ntiheranwa n'umubabaro. Imana izahanagura amarira, ayo turira none, ayo twarize twabuze n'abandi bagiye, ayo tuzarira twabuze n'abandi h'ejo hazaza, ayo turizwa n'imiruho n'imibabaro itandukanye. Imana izahanagura amarira. Ndabizi neza uhagarara mu muryango nk'uyu, wabuze umuntu, ubabaye, washavuye, watanze byinshi bishoboka kugira ngo uyu mubiri uwukibayeho ubeho bikanga. Ariko ndabatangariza ngo nyuma y'ubu buzima hari ubundi kubizera. Imana izahanagura amarira. Bene data nimukomere, nshuti nimukomere, bakristo nimukomere, baririmbyi nimukomere. Imana izaduhanagura amarira. Ibihe byaturuhije, isi yaturuhije, Imana izaduhanagura amarira. Dukomeze n'ababaririmbyi bacu. Imana ikomeze kuduha umugisha n'abera bose. Kwejo nzabamerewe, ajyani ukayupibona, imenye ibyo byose uko bingana, ifite umutima w'urukundo, kuko ibyiyumvisha bimwiriye, umunezero ijambo wambwiye sinabure kugaragaza mu bikomeye biriho, unamburira amaboko yanjye, umpa agakubura kugeza igihuza zacu
agakubuntu kawe ugeze unimba agakubuntu kawe ugeze ibuzaza mu makuba unimba agakubuntu kawe ugeze ibuzaza mana yanjye manaya komeza umfashe mpore nkize ijambo wawe kumva no mu bikomeye biriho amaboko tugira urwibutso ruzadufasha kwibuka umwana wacu mu gihe runaka. Pastor Emma umubyeyi w'umwana yurukije ururabo mu rwego rwo kubaha uyu mubiri w'umwana. Mama we batubwiye ko ari kwa muganga. Imana yo mu ijuru ikomeze yamufashirize. Reka dusabe abavana bato abavandimwe be nabo begere hino. Ubwo ba nyina wabo barimo bitegura, ndasaba n'abashumba begere hafi kugira ngo bashyireho ururabo. Harakurikirwa n'umuryango wa Emma muri rusange. Tekereza ko hashobora kuba ku mpande zombi, nabo babegera hafi kugira ngo tubikore twihuse nta mwanya dutakaje. Abashumba mwabamwegera hafi tugaherekeza umwana wacu mu cyubahiro, tumwubahe tumwubahirize. Uyu ni umwana w'Imana kandi aratashye, agiye kwa data, agiye kwicarana n'Imana data. Reka ninginge ba bishopu, ba reverend, ba pastor bogere hino bamwubahe bamwubahirize. Ndasaba nabo umushumba atabashije kwakira bari batarahagera, ntabwo bahejwe. Kameramani rwose abegere berekeje umwana wacu mu cyubahiro mu izina ry'abashumba. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Twasaba kameramani ahagaze aho ngaho. Ndabizi neza kuzabona abashumba muri aya mafoto bizahumuriza ababyeyi, bizahumuriza Pastor Emma yakegera hino, bikunze n'abana bakegera hino. Mwibuke ko umubyeyi ari mu bitaro ntabwo ahari, nibura azahagarara areba avuge ngo hari abantu bahagararanye nanjye. Kandi Kristo ntabwo ajya acika intege, nta nubwo ajya aganzwa n'umubiri, kugira ngo aze kwegera hano imbere ashimire abantu muri rusange bose bamutabaye, ndetse anaturangire ahantu turi buze gukarabira. Ntabwo mpanze bamwe ngo ni Ikinyinya, ntabwo nzi aho ariho. Pastor Emma ndabizi neza uraza kuhaturangira. Imana iguha imbaraga. Reka twakire Bishop David asenge ahite akwakira nawe tugezeho ayo matangazo, ndetse ushimira n'imiryango yagutabaye. Mwakoze mwese guhagararana nanjye muri uyu mwanya. Imana ibaha umugisha, kandi shimira buri muntu uwo ari we wese watabaye aba bantu. Natwe aho uzadukenera tuzagutabara mu izina ry'Imana Data n'iry'Umwana n'Umwuka Wera. Reka twakire umushumba dusengere atwakirire papa w'umwana
ubundi ashimira abantu anatugezaho iryo tangazo tuyobora aho tuza guhurira. Murakoze. Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, Imana yaremye ijuru n'isi, ikarema inyanja n'ubutaka, Imana ivuga bikaba, Imana itegeka bigakomera. Ukinga ntagire ukingura, abakingura ntagire ubasha gukinga. Wavuganye na Yeremiya uramubwira ngo wamumenye atari yava mu nda ya nyina, mwiza atari yaba urusoro. Mana turagushimiye kubwandika umwana ko wamumenye kuva kera, ukamumenya ababyeyi be batarabaho, kandi wari uzi ko uyu munsi tuzaza hano kubwe. Niyo mpamvu rero tugusabye, nta gushidikanya dufite ko atari iwawe, kuko nta gicumuro na kimwe yigeze, nta n'icyo azi. Ahubwo tukweretse ababyeyi be, ukomeze kubakomeza, abavukanyi be, inshuti n'abavandimwe, imiryango. Nuko rero icyoro gikomeze guhabwa wowe, kandi dushoboze kugira ngo tuzahurire iwawe mu ijuru twese, ntihazagire n'umwe usigara. Dusengeye umwanya wose tugiye kunyuramo, amayira, gahunda zose zisigaye, ukomeze kubana natwe, ariko by'umwihariko tweretse mama w'uyu mwana, ukomeze kumufasha aho ari, ukomeze kumworohereza, ukomeze kumukiza, ukomeze kumuha ibindi byiringiro ko igihe kimwe azongera kubonana n'umwana we. Urakoze, tubisabye Uwiteka Imana mu izina rya Yesu, amen. mvuge ngo Imana ibaha umugisha kandi Imana ibagirire neza. Nta byinshi ndi buze kuvuga, igikuru ni ukubashimira uburyo mwitanze, umuhate wanyu. Imana ibaha umugisha. Ndashimira by'umwihariko abashumba mwabanye nanjye. Imana ibaha umugisha. Imana ibaha umugisha. Nanezerewe ku bwanyu, ni ukuri Imana ibaha umugisha. Aba bashumba mubona hano bankoreye ikintu cyankoze ku mutima, bavuga ngo Imana ibaha umugisha. Imana ibaha umugisha. Poso Satade, Imana iguha umugisha. Bishop Brigitte, Imana iguha umugisha. Bishop David, Imana iguha umugisha. Pastor Adiel, Imana y'amahoro iguha umugisha. Pastor Cedric, Imana iguha umugisha. Pastor Peter, Imana iguha umugisha. Imana y'amahoro ibagirire neza. Umukozi w'Imana Pastor John, uyu mugabo Imana imuha umugisha. Imana imuha umugisha. Koze umurimo ukomeye cyane. Pastor John, Imana imuha umugisha. Ndabizirikana, kandi Imana yo mu ijuru yo bizirikana cyane, ariko nzi neza ko Imana ibaha umugisha. By'umwihariko madamu ntabwo ari hano, ariko aho ari avuga ngo ndamushima. Imana iha umugisha. Uyu mukobwa Imana imuha umugisha. Imana imuha umugisha. Ni umuvandimwe wa madamu, niwe umukurikiye, ariko Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru. Uyu mwana ugiye, nzi neza ko yamuvunnye bihagije, ko n'ubundi hari amateka, ariko uyu mukobwa Imana imuha umugisha. Ni intwari cyane. Ndashimira umuryango wose, ku ruhande banze mvuga nti ku ruhande rwa madamu, Imana ibaha umugisha. Bari hano abenshi, ariko hari abahari, ariko n'abadahari. Imana ibaha umugisha ku byo bakoze, ku rukundo rwabo. Ni umugisha kubagira. Imana ibaha umugisha. Ndashimira
umuryango mvukamo mubyeyi mwakoze baturutse mu ntara baraza Imana ibaha umugisha turuka ku Kamonyi kugera hano ni urugendo runini cyane Imana ibaha umugisha ndanezerewe Imana iha umugisha umuntu wese uhagaze aha ngaha Imana y'amahoro imuha umugisha Imana y'amahoro imugirire neza abakristo muri rusange mwakoze ni ukuri ntabwo nabona uko mbivuga ndanezerewe ubwanyu bw'iki gikorwa Imana ibagirire neza kandi n'uburyo twari tubanye tuzakomeza kubana ariko ku bwanyu ndahari ku bwanyu umuntu wese uzangenera nzaba mpari ku bwanyu Imana y'amahoro ibaha umugisha Imana ibagirire neza Imana iha umugisha uriya mugabo witwa Yvonne ndamukunda uriya mugabo ndamukunda kumubona hano nanone nongeye kunezerwa Imana imuha umugisha aba mu bagabo b'Imana kandi aba mu bagabo b'inyangamugayo aba mu bagabo nkunda guhamagara isaha iyo ari yose muhamagaye ndamubona Imana imuha umugisha mwese n'abandi mwese Imana y'amahoro ibaha umugisha Imana ibagirire neza na risisi yanjye Imana imuha umugisha umugabo ejo twirirwe tuzengurukana azana imodoka ye turagenda ibi byose turabikora Imana ibaha umugisha Imana ibagirire neza navuga byinshi Amoni Imana imuha umugisha ari hehe yagiye Amoni umugabo Imana imuha umugisha Imana imuha umugisha cyane ntabwo ari benshi ashobora kuvuga ngo reka mfate imodoka yanjye tuyizane mu mubiri w'umuntu arabyemera ntabwo ari benshi ariko yabikoze Imana y'amahoro imuha umugisha mwese rero Imana ibagirire neza mwese uko nabo ntarondoye n'abandi mwese Imana ibaha umugisha Imana ibagirire neza pareil Imana imuha umugisha umwuzukuru wawe Imana iguha umugisha Imana ibagirire neza mwakoze cyane rero gukaraba ntabwo ari ngombwa ko tujya kure nasabye badufashe hariya dukarabiye hariya tuve hano twese bitatugoye kuko aho twareba ujye gukarabira ngira ngo ni ikinyinya ruguru kandi ngomba byange bibe bigoranye reka dukarabire hano Imana y'amahoro ibaha umugisha mwakoze kugira ngo twese twabyumvise ko badufashije kugira ngo byose bisoreze bugufi batunze ukuboko hariya buriya twese twakerekezayo n'ibirenge ntabwo ari kure tugakaraba reka tubikore twihuse dusabe ba bishop bari hirya aho ngaho mukomeze mutambuke gutya kugira ngo ducunguze uburyo umwete harimo ababyeyi baturutse kure harimo n'abarwemezamirimo bakomeye cyane ruguru iriya bariya bavuga bati amasaha arashira ryari ngo tujye guhemba abakozi nyabune reka twicume twerekeze hariya turebe ko twacunguza uburyo umwete Imana iduhana umugisha murakoze